I believe that as you fellowship with him, your rivers will well up. Badushyire hariya umutwe w'ijambo ry'Imana uyu munsi. Iyo byose yakurangiranye. Cyangwa muri iri jambo, iyo byose byagucikiyeho, iyo byose byakurangiranye, iyo byose byagucikiyeho, cyane cyane musurinye ijambo byose. Amen. Iyo byose byakurangiranye, iyo byose byagucikiyeho, Nyarwanda gifite amagambo akarishe, kandi bikwiye ko rimwe na rimwe amagambo akoreshwa. Amen. Iyo byose byakurangiranye, n'iryari wavuga ko byose byandangiranye? N'igihe bakwirukanye ku kazi, byakurangiranye byose? N'igihe inkuba yakubise inka zawe zose, biba byakurangiranye byose? Amen. N'iryari umuntu avuga ngo byose byandangiranye? N'iryari? Turashaka gushira imbaraga ku ijambo byose. Amen. Nimbara akazi karangiye bakwirukanye, yego watakaje mu byo wari ufite, ariko uracyafite inzu, uracyafite umuryango. Ariko reka badusomere nibura ibice bibiri bibanza. Nguyu umuntu Imana yemeye ko byose bimurangirana, bimucikiraho. Amen. Iyi ni inkuru y'ukuri, nibaze ko ari mugani, igice cya mbere. Amen. N'icya kabiri. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intamba 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'Uburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umunsi yatoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanywe n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwewe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ati,
umuriro w'Imana uvuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, Abakaludaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wawe, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze nzigwira abo basore barapfa. Ni jye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Maze Yobu aherako arahaguruka. Aho rero niho tugeze ahantu Yobu muvuga muti byose byamucikiyeho, byose byamurangiranye. Niko biri byamurangiranye. Oya, aracyahagaze, aracyafite sante, aracyafite imbaraga, ntabwo biramurangirana rero. Ariko niyo nzira, kuko iyo biba byamurangiranye Satani ari kuvuga ngo narangije akazi, ariko Satani arakomeza komeza. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Undi munsi abana b'Imana baje bashengera Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa ube ari bwo wirinda. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ishyute bibi, bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urugero rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Amen. Aho rero amen, Yobu wavuga ko byose byamurangiranye. Byose ibyo Satani yari gukoraho yabikozeho. Asigaye gusa kwizera Imana mu mutima we, kuko ibyo byo Imana yanze ko abikoraho. Kora no ku mubiri we, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Nuvuga ngo rero Yobu byose byamurangiranye, kuko Yobu ni ubugingo, sibyo? Ibindi byose ni ibya Yobu. Ibintu, abantu n'umubiri we ari hanze yabyo. Nimo tuvuga ngo umubiri wanjye, kuko nawo tuwushyira mu byo dufite, sibyo? None tuvuze ko byose byamurangiranye, twaba tuvuze ukuri? Twaba tuvuze ukuri cyangwa philosophiquement ntabwo mwabyumvise? Je vous explique un tout petit peu bien, juste hanyuma ndagaruka mu Kinyarwanda. Ndashaka gusobanura gatoya. Ça veut dire que
bishatse gusobanura ko le vrai Job, yobu w'ukuri c'est l'âme. ni ubugingo bwe. Comprenez? C'est ce qu'on appelle le moi, nicyo bisobanura njyewe, l'ego. uwo ndiwe njyewe. Ok? Ses richesses, ubutunzi bwe, ses enfants, abana be, sa femme, umugore we, ses serviteurs, servantes abagaragu n'abajakazi be appartiennent au moi. bo barabe, byari ibye, Moi. byari ibye. Ça veut dire l'âme, l'âme. ni ukuvuga ngo ni ubugingo bwe ubwe. L'âme n'est pas parmi les possessions. ni ukuvuga ngo ubugingo ntabwo buri mu byo umuntu atunze. Kuko ntushobora kwitunga wowe ngo, tu vois, le moi ne peut pas posséder le moi. ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo yatunga njyewe. Comprenez? Alors, même son corps n'umubiri we fait partie de ce qu'il possède. uri mu byo yari atunze. Parce qu'on dit mon corps. kuko tuvuga ngo umubiri wanjye. Donc le moi est exclu. ni ukuvuga ngo njyewe ntago ndimo. Comprenez? C'est tout ce que le moi possède. ni ukuvuga ngo nibyo njyewe umuntu w'imbere ubugingo ubutunze. Donc nous pouvons dire avec assurance ni ukuvuga ngo dushobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga yuko byose byaramurangiranye. Comprenez? Byose byaramucikiyeho. Merci. Uyu niwo mugabo rero byose byashizeho. Imitungo irashira. Abagaragu baragenda. Abana barapfa, yarafite abana 10. Abahungu 7 n'abakobwa 3. Bose barapfa. Umunsi umwe. Byose iyo umaze kumucikira rero n'umubiri urimo, kuko umubiri ntabwo ukiriho, aguma yishima kubera ibibazo. Nuvuga ngo n'umubiri nawe warashize, asigaye ku magufa gusa atagifite n'inyama. tuza kubibona igihe inshuti zaje zimaze kumva inkuru y'ibyamubayeho, muvuge muti inkuru inshuti zimaze kumva ko Yobu byamucikiyeho byose, tusubiremo ati inkuru inshuti ze zimaze kumva inkuru mbi ku inshuti yabo Yobu, byose byamurangiranye, byamucikiyeho. Tuza kumva uko baje n'ibyo bavuze bamubonye, ahubwo ntibanavuze, baje kuvuga nyuma, barumiwe, ntago bigeze bamumenya. Il était méconnaissable, ntago ari kumumenya. Noneho umugore we kugira ngo amurebe amubwira ari amagambo ngo uracyakiranukira Imana, byose byagucikiyeho uracyakiranukira Imana, gusigaranye igisi, tuka iyo Mana wipfire. Niko uwo mugore yamubwiye. Ntabwo ari umugore w'umuturanyi, bwira urendura ati ntabwo ari umugore w'umuturanyi, ni umugore we bwite. Uriya mugore bajyanaga gusenga, wabise uriya mugore bajyanaga gukorera Imana. Urazishuriye ko rimeze, yaririmbaga bose bakuze umukara wa mugani wanyu. None arahindukiriye abwira Yobu ngo uracyakiranukira Imana, iyo Mana ituke wipfire. Tugaruke rero ku makuru ya Yobu uko byagenze, ana gutwasoma ndahabwira. Amen. Bibiliya tubwira ngo Yobu yari umugabo watinyaga Imana, wakiranukiraga Imana. Iyi mirimo yo gukiranuka bayivuze ngo n'abana be yaravuga ngo ntawamenya ko batacumuye, akabahamagara akabeza, umunsi akamutangira ibitambo, uvuga ngo akabakora umurimo w'ubutambyi, abingingira ku Mana. Yari umugabo ukiranukira Imana.
Imana yari yamuha umugisha muri byose. Hanyuma hatangira rero ibihe by'umwijima kuri Yobu w'icuraburindi. Satani icyo gihe yari afite uburenganzira bwo kujya mu ijuru akazenguruka. Babyumvise? Uko biratubwira ngo Satani yaciwe mu ijuru kutongera kuhajya kuva amaraso ya Yesu yahezeje naho. Ariko yaragendaga. Hanyuma Imana iramubaza ngo Satani uvuye he? Ngo mvuye gutambagira isi. Nogira gute? Ayizereramo. Sibyo? Ayizereramo. Kubera iki isi yazereraga mu isi? Kubera ko iyi si we ayita iye. Babyumvise? Kandi n'isandi yo ndavuga aracyayita iye. N'ibirimo abyita ibye. Ko biravuga ngo il est le prince de ce monde de ténèbres. Ngo umutware w'isi y'umwijima. Ibi byose mubona muvuga ngo ni byanyu. We arabyita ibye. Iyo abarebye mwitera hejuru muri byo muratunze. Aravuga ati nakwazima tu. Nagutije kanya gato. Ninda mu ruko kwanye nkone bwoze kuri Yobu. Byose ndabikwaka. Ko niko ajya avuga. Bayibize? Uzajya ubyibuka. Kuko iyi si Biblia ivuga ngo umutware wayo ni Satani. None aha muri kuri Yobu urayibona neza. Kuko umuntu atambagira ibye. Uruvuga ngo agenda areba, akareba, akava muri Amerika, akareba ngo ibyo ko bimeze. Nimba abagaragu be bakora neza. Akabajya i Burayi, kajya muri Afrika yacu, kajya muri Aziya, kajya muri Oceania, hose akagenda areba uko bimeze. Kuko ngo byose ngo nibye. Hanyuma Imana iramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu atinya Imana, akiranukira Imana, ngo ntawuhanye mu isi, ntawuhanye nawe mu bantu bari ku isi. Satani amusubiza iki? Yabura gute kukubaha? Yabura gute kugukiranukira kuwa muhe mugisha muri byo? Bya bindi byose navuze bizamucikiraho. Ko wamuhe mugisha muri byose yabura gute? Hano Satani ariho ararega Yobu ko ari un calculateur. Ça veut dire yubaha Imana d'une façon intéressée. Kuko Imana yamuhaye umugisha. Sibyo? Ngo erega ntabwo ari kukubaha gusa. Ni échange. Kuko wamuhaye umugisha nawe akwitura kukubaha. Icyo cyatumye Imana yemera biriya bintu ko biba. Kuko Imana yari izi yuko Yobu azanyomoza Satani. Kuko kwizera kwe. Kwizera kunyomoza Satani se w'ibinyoma. Noneho hano mwumve neza. Yavuze ko Yobu ni umunyamibare. Akiranukira Imana kuko Imana yamuhaye umugisha. Dona. Mwe muti win-win. Kuri ko Satani yavuze. Imana iravuga ngo genda ukore ku bintu byose. Amen. Mwabonye uko yakoze ku bitungo. Ayivuyeho. Akora ku bagaragu. Ayivuyeho akora ku bana. Byose amaze kubikoraho bikamushiraho. Noneho yongera kandi gusubira imbere y'Imana. Imana ivuga Satani uvuye he? Mvuye kuzerera isi. Wabonye umugaragu wanjye Yobu nubwo wakoze biriya aracyakiranukira Imana. Bivuga ngo rero uri umunyabinyoma. Wavuze ko ankiranukira akiranukira Imana kuko namuhaye umugisha. None byose wabitwaye. Satani ntaburi bisubizo. Il y a toujours un tour dans son chapeau. Aramubwira iki?
ngo po pour po, ngo erega ngo ibyo umuntu atunze byose iyo amagara ye yakozweho yabitanga abone kubaho. Wanyise ngo nuba aracyakirarukira Imana kubera yuko ibintu byose umuntu afite iyo babimusaba bamukize, amen, iyo afite indwara ashobora gutanga ibintu byose akire. Noneho Imana iravuga ngo ndakurekure n'umubiri we ukoreho, ariko icyo ntakwemereye ntukore ku mutima we. Abantu bavuze, Satani yavuze ngo namukoraho gute se no kubye atarahabwa uburenganzira bwo kugaragaza Yobu ko uwamugose impande zose. Hano tugeze kubabwira ijambo mu Giswahili kuzingira, umemzingira pande zote. Simfite aho mfumura ngo njye kumugerageza. Ibyo warabigose, waramugose, umuryango warawugose, byose warabigose. Imana rero ikuraho rwa ruzitiro. Satani niwe habonye ukuntu atangira kugerageza Yobu. N'umubiri nawo Satani awujyaho arawurimagura. Yobu atangira rero souffrance zitabaho. Atangira souffrance zitabaho. Nibona ko mucyaye ku ntebe. Yobu ntiyari kwicara gutyo, kuko hose ni bisebe, nta position yari gufata. Kwicara ntibishoboka, kuryamira urubavu bishoboka, kwegama ntibishoboka. Yinjira muri souffrance zitabaho. Iyo ni souffrance physique, ariko yatanga muri souffrance morale, kuko muri we nashaka mu munota umwe tushire mu mwanya uyu. Bibiri avuga ngo nubwo Satani yagerageje Yobu no mu kumubiri we, ngo nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa ke ngo yitotombera Imana agira icyo ayishinja. Akomeza gukiranuka nk'uko yakiranukaga, byose ibyo byago bitaramugeraho. Wese bimeze gute? Murazi ko abantu bafite ijambo iyo bari imbere y'ibibazo ngo kuko Imana yemeye ibi. Bariyo kuko Imana yemeye ibi. Bamwe bagatangira no gushidikanya ku Mana, bagatanga no gushidikanya ijambo ryayo. Ariko Yobu ngo ntigeze acumura ku Mana nubwo yari muri iyo mibabaro irenze urugero. Amen. Noneho inkuru ze rero, inshuti ze, inshuti yari afite inshuti, amen, abitwa Elifazi, Bildadi, amen, haleluya, Sofa, barumva iyo nkuru bava iburasirazuba kure baza kureba Yobu. Bamubonye ntibamumenya. Biravuga ngo nta kindi, baricaye iminsi 7 n'amajoro 7 ari kugira gutya gusa, barumiwe. Nta jambo ribaba mu kanwa. Iminsi 7 n'amajoro 7 nta jambo ribaba mu kanwa, kuko ntago bongeye kumenya kuri ari Yobu. Tellement il était défiguré, ntashobora kumumenya. Yobu aho bamusanze n'umugore yaramwitaje. Sibyo gusa, soma Yobu so kwitotomba, aravuga condition arimo ngo n'abagaragu n'uwaba yarasigaye babandi baje kuvuga inkuru, babandi bagiye bacika kuri ibyo bitero, sibyo? Ngo n'abagaragu ngo narisigaye mbahamagara ntibitabe. Murumva biri muri Bibiliya hano ngo n'umugaragu wanjye narisigaye muhamagara ntitabe, ntanyegere. Sibyo gusa, yo baravuga ngo n'abana bato wabibise ngo bari basigaye bansuzugura. Nuvuga ngo iyo usomye igitabo cya Yobu nta na kimwe yarasigaranye, nta na kimwe. Ngo inshuti zanjye ngo zose zarancitseho, zaranyitaje. Byose na bose byaramucikiyeho, byaramurangiranye.
wowe ntabwo urageraho, kuko nibura hari umuntu akikuvugije, kandi ndakwifurije yuko bitakugeraho, ariko tubivare mu isomo rero. Imana ishimwe. Noneho uyu Yobu rero, izo nshuti ze nyuma yo minsi 7 bamureba, byabayobeye, noneho batangira rero kuvuga, umwe avuga undi akavuga. Amagambo yabo ntabwo yari amagambo ya compassion, ntabwo yari amagambo yo kumuhumuriza, ahubwo baje rero kumushyiraho urusyo, kumucira urubanza, kumukipabiliza. That ibi byose kandi niko imizerere y'icyo gihe yari imeze, ndetse n'igihe Yesu yazaga abayuda niko bibazaga. Muribuka wa mugabo yavutse ari impumyi, abigishwa babaza Yesu ngo n'ababyeyi bakoze ibyaha cyangwa, murabyibuka? Niko bategeza ko iyo umuntu ibyago bimushikiye nuko yacumuye ku Mana. Hari n'abarokore bakibaza gutyo. Umviriza ibyo bamubajije Yesu Kristo, bita bikwereka. Amen, haleluya. Yohana 9 uko batekerezaga nko mu gihe cyayo 9 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Soma. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri mwe. Amen. Tugoreke urebe rero ibintu biri hanze ukuri kw'Imana, ukuntu biri dore, ukuntu binasekeje. Ngo mwana, uyu muntu yavutse ari impumyi, ngo ibi byamushikiye ni kubera ababyeyi be bacumuye cyangwa niwe yacumuye se ryari? Urumva ko yavutse ari impumyi, none se we yacumuye ryari? Acumura batarabaho? Mwabisomye ngo niwe cyangwa ababyeyi be. Bivuga ngo iyo ni yari conception ya souffrance cyangwa y'ibyago, uko niko abantu batekerezaga. N'izi nshuti za Yobu rero zamubombarze, zamututseho amagambo yo kumucira urubanza, ati wihane, ibi byose ni ingaruka y'ibyaha wakoze. Abibise bariya Yobu akabasubiza, akababwira ati jyewe nta cyaha nakoze. Yobu agapreda koze, akavuga ko ntabwo yigeze acumura ku Mana. Abibise ariko nawe muri icyo gihe yari azi ko Imana niyo iramusukaho ibyo byago, ntabwo yari azi ko ari Satani. Dieu a autorisé, mais ce n'est pas Dieu qui était l'auteur. Imana yakuye uruzitiro, amen, ariko siyo yamusukaga ibyo byago. Ariko Yobu yari azi ko Imana niyo iramusukaho ibyo byago. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Imana ntabwo na rimwe yigeze ikora ikibi. Nigihanye ni kugira ngo ukwera kwayo kugaragare ko ari Imana yera, kandi Imana igitinyiro. Yobu rero nk'abantu b'icyo gihe, uyu munsi turafite ijambo ryuzuye twese, sibyo? Yobu ntabwo yari afite tools, ntabwo yari afite ibyo dufite twebwe uyu munsi byaduha ubumenyi mu byerekeye Imana. Haleluya. N'inzira zayo nubwo nyinshi tudashobora kuzimenya. Noneho arababwira, akabasubiramo. Elifazi akamubwira, akamushinja, nawe akamusubiza. Bidada akamufata, nawe akamubwira, akamusubiza. Sofana akafata, akamusubiza. Hari n'undi rero ukiri muto, nawe yaje kunga mu ryabo. Uretse za nshuti zitatu, hari undi yaje, nawe aramutsindagira ibyaha. Ariko Yobu ageraho arambirwa kwisobanura. Mumurikire. Yobu ageraho arambirwa kwisobanura. Ari urambirwa kwisobanura, ukaruha. Amen, amen. Ni nk'umuntu
akora uko ashoboye kose ngo abantu bamwemere, uzaruha. Ubwira muze ati sigaho. Ukisekesha ngo bakwemere, ugakora ibyo ukora byose. Hari n'abandi bagenda bakagura amakado baha abantu ngo bamemere, ugasura abantu mu nshuro zirenze normal, urwego normal. Wabonye umuntu asura ahantu hamwe inshuro 10 ku munsi, ngo nari ngarutse ngibi birayi, Bwana kubariki, sibyo? Hanyuma ukagenda saa 9 ukagaruka ati nari ngarutse bwakabahasha, kugira ngo usaba abantu bakwemere, sigaho, uzaruha. Iyi nzira z'umuntu zinejeje Uwiteka, azana n'abanzi be kuzura nawe. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Yobu rero ararambirwa kwisobanura. Amaze kurambirwa rero, amen, niyo yavuze ijambo ryabaye célèbre. Niyo yavuze ijambo, une confession qui a traversé les siècles. Yavuze ijambo mu magambo azwi cyane muri Bibiliya. Ni ijambo Yobu yavuze amaze kurambirwa kwisobanura. Nanjye dushaka guhagararaho mbere yuko dusoza. Mwabyo bise? Amen. Iri jambo yarivuze, ariko mu bana b'abantu ntawumwumva. Oyo bise? Sibyo gusa, umviriza. Abonye ko n'abantu batamwumva bo mu gihe cye, yahise rero abwira amateka azaza. Oyo bise? Ngo urungano ruzaza ruzamenya ko narenganye, yuko ibi byose byambayeho suko nacumuye. Maintenant il fait recours à l'histoire. Ese birahagije se? Ayo mateka azakurengana utakiriho bizaye kumara iki? Dore Galile wa munyabwenge w'umushakashatsi, amen, umwe yavuze ngo isi irazenguruka, sibyo? Kiliziya Gatolika imucira urwo gupfa, bamucumu umutwe, ariko nyuma y'imyaka myinshi yarapfuye, l'église la réhabilité. Kiliziya Gatolika yaremeye ko yarenganye, ko ibyo yazize wari ukuri, ko isize izenguruka. None se baramuzuye? L'histoire de la réhabilité, ese we byamumariye iki? Yobu nawe yaje kwiyambaza amateka ngo azarokonesa, azamenya ko atigeze acumura ngo biriya byaguye umugereho. Wabibise? Amen. Ahubwo n'amateka nayo ageraho aravuga ati ariko se nayo ayo mateka nandenganura ko mbona gupfa ndiho ndagenda nsatira urupfu naza amaziki. Ahita avuga ati cyakora nubwo abantu banone, je paraphrase, cyangwa abantu bazakomeza kwibaza ko nazize ibyaha byanjye, ariko icyo nzi cyo, amen, iyi koze yanjye, amen, ngiye gushinga urubanza mu ijuru. Imana yabwa icyubahiro. Dieu défendra ma cause. Ngo Imana yo irazi ko ibi bintu bimbayeho ntabwo ariko nayicumuyeho, yoyo izandengera. Niyo yavuze aya magambo rero ari muri Yobu 19. Imana ishimwe. Aya magambo tutatu yavuga, sibyo? Yobu 19:25-26. Aya n'amagambo yatambutse ibinyejana byinshi, kuko aya n'amagambo ari muri revelation ikomeye cyane. Badusomera. Ariko jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariwe, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora
nzareba Imana mfite umubiri. Amen. ariko mbere yo kumva aya magambo reka tuve context yayo yose hanyuma kuko niho turi busome bwa nyuma tusome iki gice cyose ntabwo ari kinini cyane mukorekere. Maze Yobu arasubiza ati, muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu? Ubu ni ubwa 10 munshinyagurira, ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye nijye kiriho. Niba mushaka kunyibonaho no kumpamya ibyo munsebya, mumenye yuko ari Imana yubitse urubanza rwanjye, ikangotesha imitego yayo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazikwijemo umwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Yanyishe inturutse impande zose, none ndapfuye, kandi ibyiringiro byanjye yabiranduye nk'igiti. Yankongejeho uburakari bwayo, kandi imbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zaziye icyarimwe, zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye. ariko se ni ingabo z'Imana? We azi ko ari iz'Imana, ariko ni izande za Satani. Yantandukanije n'abo tuva inda imwe, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Bene wacu bantaye n'inshuti zanjye zanyibagiwe. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga. Mpamagaraga umugaragu wanjye ntarushye anyitaba, nubwo mwingingi ntarushye anyitaba. Ukiri aho nagira mba uhamye gato. Ariho uwo mugabo ndamuzi. Ariho umugabo ntabwo yari umupasitori, ariko abantu bitaga Jodini rigira ngo abarimu mwarimu murabyumva. Nuvuga ngo nawe hari igihe bamuhaga akavugira muri Imana, yari mu rwego rw'abajyanama bitorero, sibyo? Noneho arwaye aba hospitalize abazi Bujumbura, anitwa kuri Hôpital Prince Regent, sibyo? Murahazi abazi hari i Burundi. Noneho ntabwo byemeze nk'uku ngo iyo ubuze amaraso ngo hari ahantu bahita bayaguha. Icyo gihe ntayahari, ukwiye gushaka uwo akayaguha. Noneho amaraso rero aramushirana, kandi nta hantu ntayahari ku bitaro. Noneho icyo yakoraga niki, kandi aho afite n'amaserumu n'ibiki byose, yahagarara akava muri shamba, agahagarara muri koridoro, agasekera buri muntu wese kugira ngo amuhe amaraso. Ibaze nta mbaraga afite, umuntu wese yamubona akamusekera kugira ngo amutabare, nimba bamupima akabona ko amaraso ye byakunda bayamutere. Wapi? Umusu 2-3 araruha. Noneho Imana imutumaho umuntu, yoga iti genda ubwire umukozi wa yari umukozi w'Imana, genda umubwire ko uburyo akoresha ntabwo ari bwo, avumwe uwiringira umwana w'umuntu, ngo ni jyewe waremye amaraso, ni jyewe waremye ubuzima, ngo yarakwiye kureba jyewe. Iyo ni icya mbere. Icya kabiri, mubwire ndamungereza amaraso. Uwo muntu Imana aragenda aramubwira ijambo ry'Imana yahawe, ati ntongere gukora biri. Imana yakubwiye ibi n'ibi. Bajya muri chambre, arapfukama, arihana, amusengera. Guheraho ibyo sante irahinduka. Abaganga baje muri controle basanga amaraso ni furu. Rero kuva none ntuzongere gukora nk'uwo mugabo. Hanga amaso Yesu.
kwanza abantu bashobora no kumvira ubusa. None se ntibamumviraga ubusa? Hekada nta n'umwe yigeze amwitaho. Wenda abaseke bibaza ko umuntu koko, ariko urumva situation yarimo wabonaga ko afite ikibazo. None rero uyu Yobu nibyo avuga ngo n'inshuti zaramwitaje. Ari situation ugeramo n'abantu wari uzi yuko abo ni inshuti zawe magara, uko buryo mbivuga ngo mpfamfe, ntabwo bongera kubabona. Niyo mpamvu Yesu nikibirengeye, nikibisumba. Niyo mpamvu uriya wahimye indirimbo na mwambata Yesu, yeye ni rafiki mwema, uwo ntabwo azigera kureka. Imana ishimwe. Reka durakomeze. umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baransuzugura. Ngo n'abana bato? Iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, n'abo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufwa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangirira uko Imana igize? Uko meze ntikubahagije? Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ahubwo mwari mukwiriye kuvuga muti, twamurenganya dute ko afite impamvu zimuha urubanza? Nimutinye inkota, kuko uburakari buteza guhanwa n'inkota, kugira ngo mumenye yuko hariho urubanza rutabera. Amen. Amen. Hallelujah. Yobu hano amagambo yavuze ariyo duhagararaho mu gusoza, mwumvise context yayo. Nuvuga ngo aravuga ko yagerageje kudefanda koze ye. Yagerageje kubabwira yuko we ntago yigeze acumura ku Mana. Ariko ntacyo bigeze bitanga. Uko adefanda koze ye, uko avuga ko arengana, uko avuga ko ibyo byago bitatutse ku cyaha cye, niko barushizaho kumutsindagiraho ibyaha. Ariko wageze hagati aho rero niwe yavuze ngo ariko ndazi ko umucunguzi wanjye ariho. Reka ijambo turisubiremo. Aya magambo ari ku 225-26 ngo ibice 19 tubisubiremo. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri. Amen. Amen. Hallelujah. Ayo magambo rero ntabwo ari amagambo yavuye muri kamere ya Yobu, kuko uriya mugabo yari afite umwuka w'Imana. Hallelujah. Kuko ayo magambo yaje nko gutabarwa kuva mu ijuru. Kuko ayo magambo yamuzamuye hejuru kwiheba kwose, yamuzamuye hejuru y'ibyo byose byamucikiyeho, ngo ndazi. Hallelujah. 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 Ngo amwe n'ibyo byose ariko je sais que mon rédempteur est vivant. Ndazi ko umucunguzi wanjye ari muzima. Nashaka kubabaza, Yobu yamenye gute ko hari umucunguzi? Kuko Yobu yabaye mu myaka ba Aburahamu,
imyaka 2000 mbere ko Yesu aza. None yamenye gute ko hariho redempteur, umucunguzi, redeemer? Yabimenye gute? Umwuka w'Imana muri we niwe yaje ngumutabara. Haleluya. Imana yaje, Dieu est venu couronner sa foi. Imana yaje, haleluya, guhemba ukwizera kwe. Uko aya magambo ntabwo ari amagambo kamere yawe yakubwira, aya ni amagambo ya revelation. Kuko ntabwo Yobu yigeze abona Yesu. Yesu yaje nk'imyaka 2000 Yobu atakiriho, ariko Yobu aratuye ngo hamwe n'ibi byose, hamwe n'aya makuba, ngo ndazi ko umucunguzi wanjye ariho, ni muzima. Hallelujah. But I know, hallelujah, my Redeemer lives. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ndazi ko umucunguzi wanjye ariho. Nuvuga ngo umucunguzi wanjye, amen, ndazi ko ariho, kandi niwe azahaguruka ku iherezo. Ntabwo ibi byago byanshikiye aribyo bifite ijambo rya nyuma. Ntabwo abanzi ari bafite ijambo rya nyuma. Umucunguzi wanjye azahaguruka, il se lèvera le dernier. Azahaguruka, haleluya, muri rivu rya ubuzima bwanjye bwahindutse ivu, azahaguruka muri ryo, azahaguruka muri byose byanshikiyeho. Haleluya. Ngo amaso yanjye azamwitegereza. Kurikira, ngo ntabwo ari amaso y'undi. Umva ijambo rikomeye cyane, ngo mugenzi aba ntagifitiye umubiri. Mugenzi aba ntagifitiye umubiri. None se nimba azaba atagifitiye umubiri, azamurebesha ayahe maso? Yes, y'umwuka. Non, il n'est pas en train de déclarer un esprit désincarné. Non. Ntabwo aravuga ngo mugenzi aba nsigaye mu mwuka gusa nzamubona. No. Mwumve. Imana ishimwe. Amen. Umva aya magambo, ngo ndazi ko umucunguzi wanjye ariho. Musubiremo. Ndazi ko umucunguzi wanjye ari muzima. Azahaguruka ku iherezo, ngo amaso yanjye azamwibonera, si amaso y'undi. Mugenzi aba ntagifitiye umubiri, nzamwirebera ubwanjye. Mumumva ariki? Yobu ariho aratura yuko ibi byo muri iyi si n'amakuba yabyo, ubuzima tubamo, ntabwo ari iherezo. Ariho aratura izuka. Abakunda kwandika mwandike, niwo hambere muri Bibiliya havuga izuka. Ano hambere Yobu niwo wa mbere wahishuye izuka. Amen. Nukuvuga ngo azareba umucunguzi we n'umubiri w'izuka. Azaba afite umubiri usa n'umubiri w'umucunguzi we. Ntabwo ari umubiri ururabora, ntabwo ari umubiri Satani yakubise. Amen. Azaba ahagazemo areba umucunguzi we, kuko umubiri yavuze ko uzaba warashize, uzaba waraboze, ariko azamurebesha amaso y'umubiri w'izuka. Azareba umucunguzi mu mubiri usa n'umucunguzi we. Haleluya. Ariko se nimba mutanezererwa amagambo ya Yobu, sinzi ibyo mwanezererwa byo. Nubwo waguha isi yose ngo ibi yawe ntabwo ujya kunezeza. Wabyina ijoro rimwe gusa, hanyuma bikarangira. Ari waravuga iki Yobu hano? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3, umurongo wa 2 n'uwa 3. Ibi byari byoroshe ko Yohana mu mwuka wera abyandika, kubera ko Yesu yaramaze, umucunguzi yaramaze kuboneka, yaramaze no kugaragaza ubugingo no kudapfa, kugurufuge n'izuka rye. Ariko Yobu byari bitaraba. Soma
bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. 3. kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Amen. ngo uko bakundwa, uko tuzasa nibirerekanwa. ngo ariko icyo tuzi ni uko uwo twizeye ari wo mucunguzi Yobu yavugaga, ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Yobu ari waravuga ko amaso azarebesha umucunguzi we ntabwo ari uwo mubiri urakubitwa na Satani, ahubwo azaba afite umubiri w'izuka, le corps de résurrection. Hallelujah. ariko hano Yesu rero arabaha ibirenze amadolari yose y'Abanyamerika. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa akikupa pesa hizo, nakwenda kumalizia, ngiye gusoza, naguha ayo mafaranga. Akikupa pesa hizo, naguha ayo mafaranga, hizo pesa zitakwisha, ayo mafaranga azashira. Ikiwa hazikwishi katika maisha yako, rero nashira, ikiwa hazikwishi katika maisha yako, ayo mafaranga adashize ukiriho, wewe utakwisha, wowe uzashira. Lakini neno hili la uzima, ariko aya magambo y'ubugingo, litadumu milele hata milele. Azahoraho iteka ryose. Bwana nakupa, umwami araguhaye kitu cha thamani. Kitu cha thamani, ikintu cy'igiciro. Bwana anakupa kitu cha thamani. Umwami aguhaye cy'igiciro. Bwana anakupa neno la uzima. Umwami aguhaye amagambo y'ubugingo. Yote yatakwisha, byose bizashira. Pesa zitakwisha, amafaranga azashira. Vyeo vitakwisha, ibyubahiro bizashira. Familia siku itafika, hari igihe bizagera umuryango wowe utakwenda, wowe uzagenda, na utaacha familia, umuryango wawe uzawusiga, utaacha rafiki na ndugu, uzasiga inshuti n'abavandimwe, utaacha mali yako, uzasiga ubutunzi bwawe, utaacha degree zako, uzasiga imanya bumenyi yawe, utaacha kila kitu, byose uzabisiga. Lakini neno la uzima, ariko amagambo y'ubugingo likipanwa ndani yako, naterwa muri wowe, likakuta imani, ugasanga ari ukwizera, hata nyuma ya kifo chako, na nyuma y'urupfu rwawe, utatoka katika mwili huu, uzasohoka muri uyu mubiri na neno hilo, nayo magambo arimo. Hakuna wezaye kupokonya kamwe neno hilo, na numwe ushobora kukwambura ayo magambo. Hii ndio zawadi kubwa, ubu nibwo butunzi, niyo mpano nkuru. Biblia inasema ya kwamba, Biblia iravuga ngo Mungu ameupenda sana ulimwengu, Imana yakunze cyane abari mu isi, akamtoa mwana wake wa pekee, itanga umwana w'ikinege, ili yeyote amwaminie, kugira ngo umwizera wese asipoteye kamwe, ntazarimbuke, bali na uzima wa milele. ahubwo azabwa ubugingo buhoraho. Na Yesu ni nani? Yesu ninde? Yohana 1:1. Yohana igice cya 1 umurongo wa 2. Yeye ni neno. Yewe ni ijambo. Ni neno. Ijambo. Neno alivaa mwili, ni ijambo ryambaye umubiri, akatembea katika wanadamu, agenda mu mwana w'umuntu, tukauona utukufu wake, tubona ubwiza bwe. Huo ni Yesu wa Nazareti. Huo ni Yesu wa Nazareti. Unapopokea neno lake, iyo wakiriye ijambo rye, umempokea yeye, niwo uba wakiriye. Na kama neno limo ndani yake, kandi ilo jambo liri muri wowe, ni neno la uzima, ni ijambo ry'ubugingo. Pesa zina uzima, amafaranga na buzima burimo, chakula kuna uzima, mu byo kurya nta buzima burimo, mapato yote haina uzima, ibyo ugeraho byose nta buzima birimo. Lakini Mungu wa mbinguni, ariko Imana yo mu ijuru, ametia uhai, yashize ubuzima bwose, ametia uzima, yashize ubuzima ndani ya neno, ni ijambo. Ikiwa umepokea neno la Mungu, wakiri ijambo ry'Imana, umepokea uhai, wakiri ubuzima, umepokea uzima, wakiri ubuzima. Hilo neno ndani yako, iryo jambo muri wowe, linafufua roho yako, rizura ubugingo bwawe, linapatia uzima, likaha ubuzima nafsi yako tonam, ubugingo bwawe. Neno likiingia ndani yako, ijambo ryinjire muri wowe, halifanyi kazi tu katika mtu wa ndani, ntago rikora gusa umurimo mu muntu w'imbere gusa, yo inner being, muntu wawe w'imbere, linaingia hata ndani ya mwili, rinjira no mu mubiri, linaleta afya, likazana ubuzima ndani ya mifupa, mu magufa, linaharibu kansa,
kanseri zigakurwaho, linaingia ndani ya damu linjira mu maraso. kama gisi nimeshuhudia. Nkuko nahamije, Mtu ule ambaye alitaka wanadamu wamuongeze damu nkuko nabaye ubuhamya wa muntu wari ukeneye bamuha amaraso na hakuwapata, yarababuze, lakini Mungu alisema ariko Imana yaravuze, mimi nitakuongeza damu. jewe ndakongera amaraso. Hakuona mtu anakuja kumuongeza damu, Ntabwo yabonye haza umuntu ngo amwongere amaraso, lakini neno la Mungu ni la kweli. ariko ijambo ry'Imana ni ukuri, Lilitenda kazi, ryakoze umurimo, lilitenda kazi, ryarakoze umurimo, liliingia ndani ya damu yinjiye mu maraso na ye, kuongeza damu, yongera amaraso. na alitoka hospitalini baadaye Nyuma ava mu bitaro, na alianza kushuhudia waganga wote. atangira guhamiriza abaganga bose. Nitakwambia kwamba Nawe nshaka kukubwira ko hili neno hili iri jambo ni hili tu, ni iri gusa, hili neno la Bwana Yesu, iri jambo ry'umwami Yesu, wakati limeingia ndani ya mwanadamu, yo ryinjiye mu mwana w'umuntu, linaleta uhai kwa roho yake, rizana ubuzima mu bugingo bwe, linaleta uhai ndani ya nafsi yake, likazana ubugingo mu bugingo bwe, linaingia ndani ya mifupa, ryinjira mu magufa, linatoa kila kitu ligakuramo buri kintu cyose ambacho kinaweza kuzuru afya yako, gishobora kwangiriza ubuzima bwawe, namely cancer. na kanseri nayo nubwo yaba ariyo, Naingia ndani ya mishipa ikinjira mu mitsi na kuondoa kila shida no gukuramo ibibazo ndani ya byose mishipa mu yako. mitsi yawe, Tromboze inakimbia. trombozi igakurwamo. Haleluya. Amen. Na damu inatembea vizuri, amaraso agatemba neza, inaondoa lesemi, kanseri y'amaraso. neno linaingia ndani yako, Ijambo rikinjira muri wowe, ndani ya nyama, rikinjira mu nyama, na kutakasa mwili wako. rigatunganya umubiri wawe, Kila magonjwa yanaondoka. indwara zose zigasohoka. Mungu alipenda haya Imana niko yahisemo ili katika neno lake ko binyuze mu ijambo ryayo Mungu atie ndani uhai wake. Imana ishire mu buzima bwayo. Yesu alisema neno Yesu yatanze ijambo mbele ya kaburi ya Lazaro. imbere y'imva ya Lazaro. Neno la Yesu Ijambo rya Yesu limpa uhai mufu. riha ubuzima uwapfuye. Ni hilo neno tu, Niryo jambo nyine alitoa neno. yasohoye ijambo. Lazaro njoo. Sohoka. La Lazaro aliyekufa Lazaro wapfuye siku 4 amaze iminsi 4 akatoka yuko hai. ahita asohoka ari muzima. Neno la Bwana Yesu Ijambo ry'umwami Yesu ndilo lina uhai. niryo rifite ubuzima. Sasa si wanadamu Rero twebwe abana b'abantu tunakimbia nyuma ya upuzi, twiruka inyuma y'ibidafite umumaro, tunawaza kwamba pesa lina uhai, tukibwira ko amafaranga afite ubuzima, tunawaza kwamba kuwa na vyeo na kadhalika hiyo ndio una uhai. tukumva ko kuba turi mu nzego runaka ari byo bifite ubuzima. Mambo yote ya ulimwengu, Ibintu byose byo mu isi, ingawa kuna mema ndani, nubwo hari ibyiza birimo, lakini hakuna uhai hapo. ariko nta buzima burimo. Mungu hakutia uhai ndani ya chakula unayokula. Imana ntabwo yashize ubuzima mu biryo urya. Mungu ametia uhai ndani ya neno lake. Imana yashize ubuzima mu ijambo ryayo. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo alilituma neno lake ulimwenguni yohereje ijambo ryano ku isi ili waponye. kugira ngo ridukize. Natenda kumalizia, Ngiye gusoza, nataka kuambia neno hili, ndashaka kubwira iri jambo. hakuna kitu Nta kintu na kimwe kinaweza kushindikana gishobora kunanirwa wakati neno limetoka. nta na kimwe cyananirana igihe ijambo ryasohotse. Kiwa neno la Mungu niba ijambo ry'Imana limekutana imani, rihuye no kwizera, limekutana imani, rigasanga ukwizera, haleluya, amen, lazima linatenda kazi, byanze bikunze rikora umurimo, kwa sababu neno hili haliziheki. kuko iri jambo ntabwo risaza, Ni neno la milele. ni ijambo ry'iteka ryose. Haleluya, amen. Roho Mtakatifu Umwuka wera alimpa neno Ayubu, yahaye ijambo Yobu. yale maneno ya sura 25 26 haiko ya Ayubu. Ayo magambo ari ku murongo wa 25 n'uwa 26 haiko ya Ayubu mwanadamu, ntabwo ari amagambo ya Yobu nk'umwana w'umuntu. ni neno toka Roho Mtakatifu. Ni ijambo ryavuye ku Mwuka wera.
amemwambia kiri haya, aramubwira atura aya magambo, najua ya kwamba ndabizi neza mkombozi wangu yu hai ko mucunguzi wanjye ariho na atasimama kandi azahagarara katika mwisho wa nyakati, mu bihe by'iherezo, na macho yangu amaso yanjye yatamtazama. azamubona. Haleluya, Amen. si macho ya mwingine, ntabwo ari amaso y'undi. wakati nitakuwa sina mwili tena, igihe nzabaho ntagifite umubiri, macho yangu yatamuona. amaso yanjye azamubona. Hayo si maneno ya levo ya mwanadamu, ntabwo ari amagambo yo mu rwego ni rw'umwana roho wa w'umuntu, Bwana ariko umwuka w'Imana aliyatia ndani yake yashize muri we na kinywani mwake, aza mu kanwa ke, kwa sababu Mungu anajua, kuko Imana izi neno lake ijambo ryayo likiingia moyoni ryinjiye umutima na linatoka kinywani ligasohoka mu kanwa, linatenda kazi. rikora akazi. Chaki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini watu haoni miujiza ya Mungu? kubera iki abantu batabona ibitangaza Kwa sababu by'Imana? roho zao nuko imitima na yabo kinywa chao n'akanwa kabo habikumbatii neno la Bwana. ntago bisingira ijambo ry'Imana. Tunaamini kiakili, twizera gusa mu mutwe, roho hazifati ariko imitima ntago na ikurikira. mioyo yetu haifati, imitima yacu ntago ikurikira, na kinywa chetu akikiri. n'akanwa kacu ni kature. Sasa tunakwenda kumalizia kwa haya. Rero tugiye gusoreza kuri ibi. Mungu anasema hivi, Imana iravuga ngo mama awezaye kusahau mwanawe vipi? umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we. Awezaye vipi? Ni gute umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we? Kwa sababu kubera ko upendo wake uko ndani ya mtoto wake ule Isaka. Urukundo rwe ruri ku mwana we. Amen. Amen. Ni Mungu anasema hayo. Imana nivuga aya magambo. Mzazi umubyeyi anapozaa mwana, iyo abyaye umwana, amekuwa na mtoto, akagira umwana, hawezaye kumsahau, ntabwo ashobora kumwibagirwa. Hiyo ni kawaida, ibyo ni ibintu bisanzwe. ila Mungu anaendelea, ariko Imana igakomeza. Ikiwezekana msahau, bishobotse ko umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ikiwezekana msahau, bibaye ko umubyeyi yibagirwa umwana we, Dieu met là une hypothèse. Ikiwezekana msahau, Imana ishize ko bishoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana. Jua hii mwanadamu, umenye iki mwana w'umuntu, mimi Bwana jewe umwami sitakusahau, sinshobora kukwibagirwa. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami Yesu. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Hata mama kisahau mtoto wake, nubwo mubyeyi yakwibagirwa umwana we, Bwana anasema hivi, umwami aravuze aya magambo, hata sahau wanawe, ntabwo azibagirwa be. Bwana anakujua, umwami arakuzi, anajua shida zako, azi ibibazo byawe, anajua njia zako, azi inzira zawe, anajua leo unahitaji nini, azi nicyo ukeneye uyu munsi. Amini tu, wowe izere gusa. Yule Mungu wa Ayubu, iyo Mana ya Yobu, ambaye alimpatia maneno ya hatari, yamuhaye amagambo adasanzwe, ampatia maneno yana nguvu, yamuha amagambo y'imbaraga. Tangu hapo uhereye aho Ayubu alikuwa mshindi, Yobu yahise abunesha, na mwishoni ku iherezo Mungu alimrudishia yote. Imana yamugaruriye byose. Mara ngapi? Inshuro zingahe? Mara ngapi? Inshuro zingahe? Yamushunjinze uligahe? Yobu 22 murongo wa 10. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Double. Amen. Muge muti double. Double. Haleluya. Amen. Sasa rero huyu Mungu, iyi Mana hajabadilika, ntabwo irahinduka. Amen. Amen. Inabidi tumwamini, irasaba ko tuyizera kama gisi Ayubu alimwamini, nkuko Yobu yayizeye. Bado hajabadilika, ntabwo irahinduka. Anaweza kusimama upande wako, ibasha kuhagarara mu ruhande rwawe, anaweza kusimama upande wako, ibasha guhagarara ku ruhande rwawe katika shida zote, mu bibazo byose. hata wanadamu wakuache, nubwo abana b'abantu bagusiga bakureka, hata mambo yote, nubwo ibintu byose umeyapoteza, wabitakaje, huyu Mungu akiwa upande wako, Imana iri mu ruhande rwawe, haujapoteza kitu. nta na kimwe uratakaza. Tunakwenda kuomba. Rero tugiye gusenga. Nta numwe azavuga ko byamucikiyeho kurusha Yobu. Rero nimba Imana yarakoze uriya murimo, ikongera guhagurutsa Yobu, amen, mu migisha ya mbere,
ariko imaze kwirongera ubuhamya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nubwo byagucikiraho byose, nubwo byose byakurangirana, ariko Yesu mukaba muhagararanye, ntacyo urabura. Alors, avant de prier, rero mbere ko dusenga, écoutez-moi juste quelques mots de conclusion. munyumve gusa amagambo y'indunduro. Tunaishi katika nyakati za misukosuko ulimwenguni. Turi mu bihe byo kunyeganyezwa mu buryo bukomeye. Tunaishi katika nyakati ulimwengu wa ukuai. Ufikiwa na wakati kama huu. Turi kuba mu bihe aho mu mateka y'isi itarigera iba mu bihe nk'ibi ngibi. Même la nature est contre nous. Ni nuvuga ngo imiyaga n'ibindi bibyaremwe nabyo biraturwanya. Même la nature aujourd'hui se lève contre nous. Nabyo birahaguruka bikaturwanya. Vous voyez cette chaleur? Murumva ubu bushuhe. Il y aura même d'autres changements. Hazabaho n'ibindi. C'est pas ici seulement, c'est ntabwo ari hano sur la gusa, planète. ni ku isi yose. Nous vivons des temps particuliers. Turi kuba mu bihe byihariye. Alors, pourquoi ce message aujourd'hui? Rero kubera iki tubonye ubutumwa nk'ubu uyu munsi? C'est parce que nous devons être armés. Nuko tukwiriye kuba dufite intwaro, Que même nubwo s'il ne nous reste que la foi, nubwo twasigara no kwizera gusa, nous devons tenir ferme. tugomba guhagarara dushikamye. C'est ça le but de ce message d'aujourd'hui. Iyo niyo ntego y'ubutumwa bw'uyu munsi. Vous et moi, Mwebwe nanjye nous ne savons pas ce qui nous attend ntabwo tuzi ibidutegereje 2025. mu mwaka wa 2025. Personne. Nta n'umwe ubizi. Ok? Alors Dieu dit, Rero Imana iravuze ngo même au sein no hagati des ténèbres les plus denses, hagati y'umwijima ukomeye, même au sein no hagati des détresses, y'impagarara zikomeye, le plus terrible, impagarara ziteye ubwoba, quelle que soit l'année qui vient, quelle que soit sa couleur, umwaka uri imbere uko uzaba usa kose, Dieu dit, Imana iravuze ngo le problème ce n'est pas l'environnement ikibazo ntabwo ari ibigukikije dans lequel tu vas te trouver, ibihe uzaba urimo. mais le problème est le suivant: Ikibazo ni iki? est-ce que je serai avec toi Ese nzaba ndi kumwe nawe comme j'ai été avec Job? nk'uko nabanye na Yobu? C'est ça l'important. Nicyo cy'ingenzi. Amen. 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 duhaguruke tujya imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Umuntu wese tekereze nimba ashobora guhagarara hamwe na Yesu gusa, ibindi byose byamucikiyeho byamurangiranye. Ese wumva Yesu aguhagije? Ese wumva wahagarara mu gihe byose byakuvuyeho na bose? Ibyo nibyo dushaka gusengera rero. Uraza kubwira umwami ngo ubwanjye sinabibasha, untabare, umpe kwizera nk'uko Yobu yari afite. Umpe imbaraga guhagarara mu hindagurika ry'ibihe, jyewe simpindagurike. Mugire ushaka gusengera ituro ryose, nashaka guhamagara umuntu ari hano bwa mbere akaba atarakira Yesu Kristo, we atari intambwe azana imbere yakira agakiza ka Yesu. Kuko uyu Yesu baramwakira kandi akaza. Rero wowe uri hano ukaba udafite Yesu muzima muri wowe, ushobora kuba ufite idini utari intambwe uzana imbere kugira ngo tugusengere uve hano ufite Yesu muzima mu mutima wawe. Uwo ni waza kubashisha kunyura mu bihe ibyo ari byo byose udata umutwe, nk'uko Yobu yanyuze mu bihe bikomeye ntabwo yigeze ata umutwe. Imana ishimwe.
kaze muvandimwe, amashyi menshi ku mwami. Ngwino hano uhakire Yesu muzima. Uyu Yesu Kristo utabonesha amaso tuyo turavuga ariho. Umenya ko ariho iyo umwakiriye nutangira kubona ko ari muzima. Turashima Imana ku muvandimwe ari hano. Nawe umwuka wera navugana nawe, ukabuzi ko udafite Yesu muzima, ukabuzi wenda ufite idini cyangwa ntajya ufite, kuko nago nguhamagariye mu idini ntacyo ujya kumarira. Nguhamagariye wakire umucunguzi Yobu yavuze ngo azi ko ari muzima. Oh, Imana ihabwe icyubahiro. Muze mwakire umucunguzi. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Abavandimwe turabashima Imana. Amen. Teraniro mwihangane kugira ngo tukore ibyo birivuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, kwizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye urakizwa. Ntago muzakizwa ejo, murakizwa nonaha. Kuko Bibiliya ari kwivuga. Kandi amazina yanyu araza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Musure mu magambo uti mwami Yesu, ndatuje akanwa kawe kuri umwami. Ndize n'umutima wanjye ko Imana Data yakuzuye mu bapfuye. Niwe mucunguzi w'isi. Uri muzima nkuko Yobu yabivuze. Nanjye ndahagurutse mu ruhame ngusaba imbabazi ku nzira zanjye zose, imirimo yanjye yose, ibyo nibwiye byose, ibyo navuze byose, ibintu byose bitagwesheje icyubahiro mu buzima bwanjye. Umbabarire. Amaraso wamviriye ku musaraba yoze umwuka, ubugingo n'umubiri. Umubiri wanjye ndawuguhaye ube ingoro yawe. Umwuka wawe wera aze anturemo. Werewe none Satani n'imirimo ye ndamusezeye. Umwijima ndawusezeye. Ndakwakiriye mwami Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Wandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Umpa agakiza kawe. Nanjye mpisemo kuba uwawe. Unyobore mu nzira zawe. Ungire umwana w'umucyo, singire uw'umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Reka tubasengere. Mwami Yesu, ndakweretse ubugingo uvanye mu mwijima, uvanye kwa Satani. Ndatuye imbabazi kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe abeze umuka, ubugingo n'umubiri, ubatsindishirize mwami mu byo bakiraniwe mu byose. Uyu munsi mwami ubavane mu isi y'umwijima, ubavane mu bujiji, ubavane mu kugomera Imana, ubavane mu butware bwa Satani, ubinjize mu bwami bw'Imana, batangire kuba abana b'ubwami. Imigozi y'abadayimoni yari baboshe turayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Turatuye uyu munsi mwami yuko aba bene data babaye abana b'Imana, kandi amazina yabo mwami Yesu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi kuri wa munsi bazabe mwami mu isinzi ry'abantu rizakubona igihe kizuka, ari mpande izavuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Uyu ni special. Imana ishimwe. Reka rero abasigaye muzabona amaboko yanyu. Bamwe bashobora kuba bari mu ntege nke, abandi barasubiye inyuma, abandi iby'Imana basigaye babyumva bikanyura mu gutwi bigasohoka mu kundi. Imitima yabo yaramaze kuba rutare. Rero nashaka umwanya senga Imana ikurenuvere. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uvuga uti mwami Yesu, mwami Yesu, ndazi nashidikanya yuko uri muzima. Ndazi nashidikanya yuko uri ku rugi. Ndazi nashidikanya ko ari ufite ijambo rya nyuma muri we birabera ku isi. None nongeye kuguhamagara kugira ngo imbabazi zawe
wongere uzisuke muri njye. Ibyo nagukiraniwemo byose, nk'uko Yobu yahoraga yeza abana be akabatambira ibitambo, yibaza ko wenda bagucumuyeho, nanjye birashoboka ko nagucumuyeho mu byo ntekereza, mu byo mvuga, mu byo ndebesha amaso no mu bindi byinshi. Uyu munsi ndasabye imbabazi kuri ibyo byose bihagaze hagati yanjye nawe, bikanteranya, bikambuza kukubona, bikambuza imigisha yawe. Ubimbabariremo, mpisemo uyu munsi gucunguza uburyo umwete, haba mu gusenga, haba mu gusoma ijambo ryawe, no kuritekerezaho, no kurishyira mu bikorwa. Unkangure mu buryo bw'umwuka. Nimba naraguye, umbyure Mwami. Nimba narapfuye mu mwuka, wongere unzure, kuko uracyari ku ntebe y'imbabazi. Intege nke wereye none ndazizanye imbere y'umusaraba, aho niho nzishize. Nakiriye imbaraga zawe, za mbaraga zakuze mu bapfuye, wongere uzisuke muri jye, kugira ngo ngendere mu mwuka wawe, nk'uko Yohana Umubatiza yagendeye mu mbaraga no mu mwuka za Eliya. Nanjye wereye none ngendere mu mwuka wawe no mu mbaraga zawe, ngende nesha ibyaneshaga. Aya maso yanjye niyongere gukururwa n'ibishuko by'isi, n'aya matwi yanjye niyongere kwishimira kumva ibitaguhesha icyubahiro. Mpisemo inzira yo kwezwa, kuko utejejwe ntabwo azakubona. Urakoze kumbabarira no gukora umurimo wawe nk'uko watangiye kuwukora igihe nakizwaga, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Amen. Bikubere nk'uko wizera, bikubere nk'uko wizera. Haleluya. Kuko ibyo watuye nimba bivuye ku mutima, amen, ndavuze ngo bikubere nk'uko wizera. Kubera ko umwami wabwiye arumva. Reka rero tubahe umugisha, amen, ariko tujyane ayo magambo yuko guhagarara n'umwami mu bihe byose, amen, nicyo kintu ukwiye kwiga uhereye none. Nyongere kubaka ku bantu n'ibiki byose n'ibintu, kuko twabonye ko ibyo bishobora kugenda, ariko ukwiye guhagarara hamwe n'umwami. Umwami niwe kamara. Imana ishimwe. Katubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese, amen. Reka duhane umugisha, bwoko bw'Imana muhane umugisha.